nyuma y'uko batsinze Ogi umwami w'Ibashani bagahindura igihugu cye, na nyuma y'uko batsinze Sihoni umwami w'Abamori, Abisirayeli ntibakomeje kuba muri ibyo bihugu kuko ari ryo sezerano, ngo barahagurutse babamba amahema yabo mu kibaya cy'Imowabu ahateganye ngo na Yorodani. Umwami witwaga Balaki mwene Sipori umwami w'Imowabu yatitijwe n'ahashize habo Bisirayeli yumvise uko bagize Abamori. Balaki wo yatumyeho Balamu wari wituriye ngo ahitwa Ipetori, wari uzwiho impano yo kuvuma no kuvumura, cyangwa se wari uzwiho impano yo kuvuma no guhesha umugisha ngo azabamuvumire. Yifuzaga kaza akavuma Abisirayeli kuko yabonaga ngo bugarije igihugu cye, ngo bashaka kuba nawe baza bakamurwanya. Ibyanditswe byera byose bifite umumaro wo kutwigisha ndetse no kudukangurira kubaha Uwiteka. Ijambo ry'umunsi kuri Zoronge Empire, ngwino dusangire ijambo ry'Imana, ibyo kurya by'umukristo nyawe mu rugendo. Ndagusuhuje. Mbere ya byose nkusabye umugisha utagabanije kuba ufunguye iyi video. Aha wageze ni kuri Zoronge Empire. Je muvugana nitwa Zorobabel. Unyita uko ushaka wowe bitewe n'ibihe. Sicyo nizo kandi mpamya nuko nahamagariwe n'Uwiteka guhumuriza abantu be ngo he kugira uwiheba agihumeka. Ni muri urwo rwego rero yantegetse ko twaje tuganira ijambo rye tuyobowe n'igitabo cyitwa Umusomyi wa Bibiliya. Ni igitabo cyanditswe n'abahanga basobanukiwe ubusobanuro bw'ibyo tugenda dusoma buri munsi. Kenshi nihereyeho nabisobaga nk'amahamba sinsobanukirwa icyo bishatse kuvuga, ariko nyuma y'iki gitabo nawe nkushishikariza kuzagisoma cyangwa se ukagerageza kujya wumva incamake mba nakoze ahangaha, nuko gifite umumaro kibasha gusobanura ibidasobanutse tubona twe nk'amahamba n'amasomo ashatse kubarimo. Icyo gihe Balaki yitabaje abandi bitwa Abamidiyani ngo bafatanye kurwanya Abisirayeli. Ni muri urwo rwego abakuru bombi, ndavuga Mowabu n'Abamidiyani, boherejwe kwa Balamu n'ingemu nyinshi ngo bamuzane avuma Abisirayeli, kubera ko Balamu ntacyo yakoraga atabanje kubaza Imana. Yabasabye ko barara kugira ngo abaze Imana icyo agomba gukora. Imana yaramusanze imubuza kwitaba Balaki ngo kuko abo bantu ashaka ko amuvumira ngo ntibavumika ngo bahawe umugisha. Birumvikana ba batware basubiyeyo bonyine kandi bamenyesha umwami ko Balamu yanze kuzanana nabo. Umwami yibwiye ko ahari yasuzuguye abo yohereje, ngo yongera kohereza abandi batware barusha abambere ubwinshi n'icyubahiro. Ba bandi nabo baragiye kwa Balamu n'ibikabyo byinshi n'ibikangisho bati, umwami yavuze ngo ntihagire ikikubuza kumwitaba kuko azagushyira hejuru akaguha icyubahiro cyinshi cyane, kandi ngo icyo uzamubwira cyose azakigukorera, ariko uze umuvumire abo bantu. Balamu arongera ararahira arasizora ati, ntimunshukishe iby'ibyubahiro n'ubutunzi, kuko ntabasha rwose gukora ibitandukanye n'itegeko ry'Uwiteka Imana yanjye. Balamu yanze kugenda atabajije Imana n'ubundi, nabo abasaba kurara akabanza akarota icyo Imana ibivugaho. Bwarakeye Imana ibonye ko ashobora kugira ingaruka zo gusa n'usuzuguye abakuru, imwemerera kugenda nabo, ariko imubwira ko azajya akora icyo imutegetse. Nk'umuntu nk'abandi rero, Mr. Balamu yibwiye ko Imana imwemereye gukora icyo umwami Balaki yifuzaga. Akubise agatima kuri bya bindi byose azahabwa,
ahaguruka ashisha itabona, yihuta cyane ngo aze kuvuma no kwakira icyubahiro Imana igiye kumuha ibinyujije muri Balaki. Ngo yazindutse kare cyane, yinagurira ku ndogobe y'ingore, arerekera ku muvuduko uruturumuri ngo aze kumva icyo umwami ashaka kandi yakira izo ngororano. Ku murongo wa 22 w'icyo gice cya 22 hagira hati: uburakari bw'Imana bukongezwa nuko yagiye, marayika w'Uwiteka ahagarikwa mu nzira no kumutangira. Aha wakibaza ngo Imana ko yari yamwemereye kugenda, kuki yababajwe nuko yagiye? Tukiraho niba tukiri kumwe, reka niba utarakora subscribe uyikore kandi uje muri comment ubashe kugerageza gusubiza icyo kibazo. Utubwire wowe uko ubyumva. Kuki marayika yababajwe nuko Balamu yagiye kandi ari Imana yamwemereye? Nakwibutsaga ko kandi tukiri aha ngaha turimo kwibaza ikibazo cya mbere kigira kiti: ibyo nsomye birambwira ibyande kandi biranyigisha iki? Twandikire muri komanteri wumve iyi nkuru ikikubwira ndetse n'isomo ryaba ririmo. Ndetse n'ikibazo cya gatatu kigira giti: mbese mu byo nsomye harimo urugero rwiza nakurikiza ndetse n'urugero rubi nakwirinda? Kuvuga mu ncamake iyi nkuru. Aha turi ku ngingo igira iti: numara gufashwa n'aya magambo utoremo ijambo ryagufashije hanyuma urifashishe n'abandi. Hari ibyanyohero n'ibyamfashije ikibazo cyaje kugira ngo nongere gucire ku mayange muri iyo nkuru yasomye ibyo bintu byasomwe yanyigisha iki ku Mana, hanyuma ubwire ibyamfashije nawe wera gufasha, hanyuma dukomeze gusoma ibyo nsomye. Harimo ijambo ndetse batubwira ko marayika uwo wari ufite inkota mu ntoki yanze kwiyereka Balamu, ahubwo akiyereka indogobe ye. Indogobe yari itinyiye igenda ica hadacibwa kugeza ubwo ikubiswe na shebuja gatatu kose. Ngo byaje kurangira indogobe itoboye iravuga, ibaza shebuja icyo ayihoye, nawe ati wansuzuguye. Ngo kuko yari yageze naho ikuba ikirenge cye ku mukingo w'inzira yitinyira marayika ngo atayitera inkota. Ndetse ngo yaje no kuryama inamuhetse. Niko yakuraga inkoni ye, none harayizitura cyane, ibona kubumbura akanwa, iramubaza iti umpoye iki? Byaje kurangira rero Balamu nawe akuwa kadeyi ku maso abona marayika, ndetse anamenyeshwa impamvu marayika yaje kumutangira. Umurongo wa 32b igice cya 22: dore nzanywe no kugutangira kuko mbonye uca mu nzira ijya kurimbuka. Birumvikana ko Imana yari yamaze kubona ko Balamu yirukanswa no kujya gukora icyo umwami yifuza, ngo nawe amusiga inoti n'icyubahiro. Birumvikana bivugwa ko Balamu yashatse gusubira inyuma, ariko Imana ikamubwira icyatumye atangirwa, kari uko yahagurukanye imyumvire yo kujya gukora icyo Balaki ashaka, ngo yibonere indamu. Yibukijwe ko azajya avuga icyo Imana imutegetse. Nkiraha ndagira ngo nkumenyeshe ko aha bitwibutsa bwa buryo butatu umuhanuzi abasha gukoreshwamo. Video ibisobanura nayikoze, umanuke mu video hasi kuri Izoronge Empire uraza kubona ngo uburyo butatu umuhanuzi abasha gukoreshwamo. Ngubu rero bwasunikaga uyu nguyu Balamu bumwe muri bwo, yumva yuko agiye guhabwa kashi. Mu by'ukuri yamara guhabwa izo ndonke yari uhanura uko umwami abyifuza akoreshejwe n'amarangamutima. Tudatinze rero reka twumve isomo nyirizina bifuje ko twiga mu gusoma aha hantu. Ndagira ngo nkwibutse ko ibi turi gusoma yagenewe itariki ya 11 z'ukwa gatatu 2025, ariko nk'uko nakubwiye n'ubushize
Icy'ingenzi ni uburemere bw'ibitwawe kurusha igitwara. Icy'ingenzi ni uburyohe. Icy'ingenzi ni ikigendererwa mu ijambo aho waba uriboneye hose. Icy'ingenzi ni ukumva icyo ritubwira kandi tukarishyira mu bikorwa. Icy'ingenzi si amatariki ryasohokeyeho n'igihe uriboneye. Reka rero dusome amasobanuro twumve n'icyo bashaka kwigisha aha ngaha. Abisirayeli barahaguruka babamba amahema ku kibaya cy'i Mowabu. Bigaragara ku murongo wa mbere w'igice cya 22 mu gitabo cya 4 cya Mose cyitwa Kubara. Ngo nubwo Abisirayeli bari barafashe ibihugu bakabituramo, ariko bari bazi ko igikuru ni ukuzagera mu gihugu cy'isezerano. Niyo mpamvu bakomeje urugendo. Dore harimo abantu bavuye muri Egiputa, bajimajigije igihugu cyose kandi barantegereje. Ibi ku murongo wa 5, aya ni amagambo Baraki yabwiye Balamu amutumyeho za ntumwa. Ubisome ku murongo wa 5 w'igice cya 22. Ngo Baraki yagerageje gushukisha Balamu ubutunzi. Nk'umuhanuzi w'Imana, Balamu yagombaga gukora iby'Imana ishaka. Hari inyigisho eshatu tubona muri iyi nkuru. Inyigisho ya mbere: ubutegetsi bwose ni ubw'Imana, ntabwo ishobora kuvuguruzwa n'imbaraga z'umuntu. Bigaragara kuri uwo murongo wa 12 muri icyo gice. Uhasome, uzahasome wumve. Inyigisho ya kabiri: umuntu asabwa kurangwa n'imyitwarire n'imyizerere byubatse ku Mana. Ni umurongo wa 8 w'icyo gice. Arababwira ati: nimumare hano iri joro nzababwira ibyo Uwiteka ari bumbwire. Abatware b'i Mowabu barara kwa Balamu. Iyo ngiyo ni inyigisho ya kabiri. Umuntu asabwa kurangwa n'imyitwarire n'imyizerere byubatse ku Mana. Mu yandi magambo, mbere y'uko ukora ibintu, banza ugisha Imana inama. Kirazira gukora ibintu witekereje ako kanya udafite ikimenyetso cy'uko Imana koko yabihaye umugisha. Inyigisho ya gatatu: umuntu ashobora gutanga umugisha no kuvuma. Na Balamu yashoboraga kubikora, ariko yagombaga gukora iby'Imana ishaka. Mbese hari ibyo uhura nabyo muri iki gihe biguteye ubwoba? Byereka Imana mu gusenga wizeye. Hano baduhaye icyifuzo: sengera abantu b'Imana barimo gushukishwa ubutunzi bw'isi ngo bakore ibyaha, birinde guhemukira Imana ibakunda. Nawe ushobora kuba uri kumvira ijambo ubizi neza ko akazi urimo hari ruswa wasabwe. Ushobora kuba ubizi neza ko hari urubanza waciye, niba uri umuyobozi cyangwa se ahantu bakugishije inama ukaruca ubogamiye kuwa guhaye akantu. No mu nzu y'Imana bibamo. Ari nacyo cyo mvuga ngo nuwo mujinya Imana yagize niko gahinda Imana yagize. Irangije iravuga ngo ubwo mwashyize imbere amafaranga ariyo asa nayoboye, reka mbashyireho ibintu bituma musabwa amafaranga, namwe mukageraho muvuga muti noneho turayamanitse Imana ntacyo dufite, ahubwo reka twemere umwuka watuyobore akora ibyo ashaka. Nta nibanga rinarimo, wabyemera utabyemera, nta kintu na kimwe kibasha kubaho kitari mu mugambi w'Imana. Imana niyo yasesemwe, irasesemwa imikorere n'imigirire y'amadini, none irimo gushyiraho amakondisiyo, bigaca muri leta igashyiraho amakondisiyo itorero ryakabaye ryarishyiriweho mbere na mbere. Dukurikije uko itorero ryakabayeho, ni irihe torero ryakigishijwe ngo nta mukene wababagamo? Ni irihe torero ryakigishijwe plani zo gufasha abakristo babo zo kubereka gahunda z'iterambere? Igihe cy'intumwazo ngo nta mukene wababagamo. Na komisiyo zo gufasha aho ziba usanga nta mbaraga zifite. Umukene yahura n'ikibazo, itangazo ryo kumufasha ritandukanye n'umukire wahuye nacyo. Nimurebaho mu itorero iwanyu, iyo umukene agiye kwa muganga n'umukire, ninde mushyiriraho agaseke kugira ngo mubashe kugira gute kumugemurira? Ninde ushishikaza kurusha abandi? Habonye byinshi, twarebye byinshi. Torero nimushyira agapira hasi muvuge muti Imana niziyobore itorero ryayo, twebwe ntacyo dushoboye, nta n'ibyo tubasha no gushobora.
nguko niko kuri. Ibi bije kubera iki cyifuzo kivuga ngo sengera abantu b'Imana barimo gushukishwa ubutunzi bw'isi ngo bakore ibyaha, birinde guhemukira Imana ibakunda. Mwitorera iwanyu, ninde uhawe ijambo utari ufite ubutunzi bwo kugira ngo abashe kuba yatanga? Ndetse inyigisho henshi zigishwa ni izivuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Mpita nibaza noneho imirimo yo idafite kwizera niba itaramaze guhambwa. Ni nako kuri. Niba ibishyingizwa bigenda biherekeje umugeni, sinibwira ko ibishyingizwa niba ari byinshi umugeni ntawe uhari ari wa wundi wa Kristo ukwiye kwezwa, ukwiye kwihana ibyaha, sinibwira ko ibishyingizwa bizagenda bigakinguza bikabasha kwinjira mu rugo rw'umugeni kandi umugeni ntawe uhari. Reka twiyeze. Niba uzi neza ko icyo ukora cyangwa se reka twinjiye mu gufashwa, niyo mpamvu ndi kuvuga ntyo n'amagambo yadufashije tugana ku musozo. Urabizi neza yuko udakijijwe, urabizi neza yuko utubaha Imana, ariko noneho uyu munsi ugiye ibyo urabizi ko ibyo uri gukora mu itorero, imirimo yose uri gukora mu itorero, ubwitange urimo gukora n'ibyaha byuzuye umutima kuri kugira ngo bazaguhambe neza, bagutangira ubuhamya bw'itorero yuko wakoraga imirimo mu itorero. Itorero n'idini icyo ribasha kubona ni ibigaragara inyuma. Itorero rya Kristo rihishe ni twe ubwacu dukwiye kwimenya tugashaka Imana mu buryo bwacu. Niba wumvishe aya magambo ndakwinginze wongere wisubiremo. Nitwe turi kuzanira kaga, nitwe turi kuzanira kaga abajijisha mu murimo, nitwe tuzanira kaga. Utekereza usubize n'amaso inyuma igihe indamutsa zahereye zirikina, ba pasiteri bo mu kabati, ba bishop barya abana, Mana yanjye Mana y'isi n'ijuru. Iyaba nta byariho amahuriro y'amadini bamwe aratanze ikirego ngo indamutsa ziri kudusebya, ariko birimo mu bantu. Uwo mwe rero utesheje umurimo w'Imana agaciro, ni mu byakire mutyo. Mwisenga ngo Mana dukingurira insengero, aho kuvuga ngo Mana bibe uko ushaka ko ituro ryawe rimera, ni rimera uko nguko. Twakoze ibyangwa n'Uwiteka, uko niko kuri. Ni bangahe baririmba mu murimo kandi baririmbira ku byaha? Benshi cyane. Dutabare rero, dutabaza Imana. Imana yarasesemwe n'ibikorerwa mu byitwa insengero. Turagushimye Imana igira neza, Imana ikomeye, tugushimye gukomera kwawe gukomeye. Umwuka wera niwe wigisha kandi ugategeka abantu kwihana, ukatunihira n'iminiho. Umwuka wera rero nagenderera abantu bawe Mana, abantu bawe hirya no hino hagiye hatandukanye, bashukishwa indamu, bashukishwa indonke, bagakora ibidakwiye. Ivyo rwose bigiye boneka, ariko Kristo niwe ushobora byose. Ngwino rutabara itorero ryawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ijambo ry'umunsi kuri Zoronge Empire, ngwino dusangire ijambo ry'Imana, ibyo kurya by'umukristo nyawe mu rugendo. Muri kumwe na Zohababel Ngendahimana. Reka dukomeze dutya. Uburakari bw'Uwiteka bukongezwa nuko yagiye. Baramu waturukaga muri Mesopotamiya yatitirijwe n'umwami Balaki wa Mowabu ngo avuma Abisirayeli bari baganditse hafi y'igihugu cye kandi bamuteye ubwoba. Kuba Imana yaremereye Baramu kugenda ntibyayibujije gukomeza kugira ubutware kuri we. Ibi bitwereka ko Imana ifite ubudahangarwa ku bintu byose yaremye. Kuvuga kw'indogobe bwari uburyo Imana yashakaga kugarura Baramu mu kuyumvira. Imana ifite uburyo bwinshi bwo kuvugana n'abantu bayo. Ubu yakoresheje indogobe, ubundi yakoreshaga ijwi ihamagara Samweli. Bigaragara mu cya Samweli cya mbere igice cya 3:4 kugeza ku 10. Hatubwira Samweli ahamagarwa n'Imana akitaba umutambyi Eli, ngo kuko yari atarasobanukirwa n'ijwi ry'Imana. Ngo byabaye 3 nyuma Eli amubwira ko nahamagarwa avuga ati umbwire kuko umugaragu wawe nteza amatwi. None se wowe hari uburyo mujya muvugana n'Imana? Ibyo ukora, ibyo witwa, ese mwaravuganye n'Imana? Mwavuganye ryari? Mwavuganye gute?
ibyo byibaze uburyo Balamu arakarira indogobe nyamara ntashobore kubona marayika wayikoreshaga. Bigaragaza ko abantu dukeneye ko Imana yinjira muri gahunda zacu ikaziyobora. Byose bibaho kubera impamvu. Niba motari mwahanye gahunda agatinda, wimurakarira, buriya hari iby'Imana ibigukishije. Wihatiriza gusenga. Mwuka wera w'Imana dufashe kujya tumenya neza ijwi ry'Imana kandi turyumvire. Turasoza niyo ndirimbo ya 338 ivuga ati, Mwami vuga nanjye ndumva, ndindiriye icyo umbwira, kimpana ibicumuro. Mwami nguteze amatwi, icyo nshakaho ni iki. Data wa twese wo mu ijuru turagushimye kubwira ijambo nanone ritubwira yuko muri gahunda zacu dukwiye kugushyiramo. Kenshi iyo tubonye habaye ikitubuza gukora uko twifuzaga kubikora, gahunda z'umunsi tukabona zajemo ikibazo, turarakara tukavuga ngo kanaka yampemukiye. Kandi burya ntabwo aba ari we, ni uburyo wavugishijemo iyo ndogobe, ni uburyo watanzemo ko indogobe yaraguye, indogobe yarakataga ariko akayikubita. Ntibaze ngo kuki indogobe iri guca ahangaha. Natwe rero uduhe kuguhamagara kuri gahunda zacu za buri munsi. Ibyo tubona, amasomo tubona buri munsi, tumenye ko hari icyo ushaka kutubwira. Mwuka wera w'Imana dufashe kujya tumenya neza ijwi ry'Imana kandi turyumvire. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina.